Resa mumeze mute bavandimwe, mumeze mute aka kanya nibo mpamvu ngiye ubundi mbazana utuntu tw'ubwenge gusa. So narababwiye ngo TAT nababwiye ngo TAT ni scam. Mwese mungira injiji murambwira ngo urabeshya ibiki n'ibiki. Umuntu umwe mu bamamaje TAT araza arambwira ati wapira business ntago ari scam ibiki n'ibiki. So reka nze mwiyumvire ibyo twavuganye. Then ibyo twavuganye ni mwebwe muza kuhera umufata decision yuko ngewe Alex ibintu ngiye mba nakoze mba nabeshya tu. Sibyo? So rero reka ngiye hano posting video kwa kundi postingira ka video kuri YouTube ndanje nka postinga kuri status yanjye agasanga arambwira ngo urabeshya gacize TAT ngo mu Buhinde. So rero niyo mpamvu ngiye kubereka kandi n'ama voice note twavuganye anokinga bya atari ambwira ngo ibindi kubeshya abanyarwanda. So man nyine namwe murahita mwikuramo decision yuko ibintu mba nzana ngewe atari ibintu byo kubeshya. TAT nubwo twabangura mu Buhinde ujye ureba scam niko zikora ugasanga bari kukuvuga ngo TAT ngiba mu Buhinde then yewe akakubwira ko TAT ari inyarwanda kayizi neza. So rero mujye mwitondera no ma business azavuga ko akorera mu Rwanda. So ngo namwe ni mwiyumvire namwe murumva ikivamo. None se brother man ibyo nakoze ntago bibona bro. Cyewe India wigeze ubona rubwo nyihimba. India ntago wayibonye bro. Man rero uhisinzi no kuntu ibintu ubibona ahubwo sinzi we ikibazo cyawe. TAT wabyiboneye bakubwira ko base yayo ari mu Buhinde. Ahandi bakubwira ko ari muri Bangladesh. Uko uri guhera umbwira ko ibintu atari byo kandi ibyo nakoze uri kuyibona. Sha nawe bro nawe koko man. Urukuruta nuko wabi ntago ari byo mani wibeshye TAT kandi ngiye nyizi cyane bro. Nge iranyifite amakuru kuruta nuko bitekereza bro. Kandi nyiraho tunaziranye man. Nyiraho ni umunyarwanda nta nubwo n'ibyo bihugu byose navuga. Yego ntago aba mu Rwanda byo ndabizi ariko ngenda namuzi man face to face. Ntago bya bintu byo mu Buhinde bavugaga sinzi iyo wabikuraga. Yewe kamana yanjye si brother man. Nge nta kintu nge nza mvuga ikintu nahimbye bro. Ibintu biba biri fact nge mvuga ibintu byanditse sibyo. Rero ibintu byo kumbwira ngo umuntu ngo ni iki bro. TAT iri muri business ubwo zifite amahirwe menshi yo kuba scammed. Uri kumva? Wagwana man bro nge nkora research y'ibintu nyine bizwi nge ntabwo navuga ngo umuntu ndamuzi kandi iyi business biragaragara ko hamwe ariyo muri India ahandi kabikorera operating muri USA kandi ibyo ngibyo byo bizwi kuri ku ma social media y'ibari creating website ni kwa bimeze. Ese bro tuvugisha kuri buriya nk'ibyo bintu byawe nibyo hashingiyeho wita project y'abandi ngo ni scam bro. Man ntago bari sawa rekana no kubwire ikintu uzakite scam kuko wenda cya scaminze wowe nimba hari umuntu utekereza yuko TAT hari umuntu w'umunyarwanda waba warabaye scammed muri yo nge umubwire ngo yohereza imyirondoro ye ngewe ambwire nge nanamwishyura sibyo. Ako mani si byiza ko wajya gusebya project y'abandi ngo mani ngo uvuga ngo ni scam nta namakuru ahagije yizo bro. Ntago bari byiza man. Nawe trust me wenda bitekerezo wenda ari project yawe ukabona ari umuntu uri kujya kwita scam. Ntago bari byiza nyine tu. Ntubyumva ukundi kuntu gusa nyine ntago ari byiza ko wakita project y'umuntu ngo scam si ntago ari byiza nyine tu. Umva se brother man nyine nanjye ubwo wanyumvise nabi sibyo. Iriya project ntago nayise scam sibyo. Ahubwo iriya title iravuga ngo ese TAT ni scam sibyo. Hariya no kwibaza iriya bintu byose wagenda ukabisacingaho kuri internet hose niko wabimeze sibyo. None ngewe nta nubwo nigeze mvuga ngo ni scam nawe ati iyi ni business ni business ifite abantu bakeya ni business yo kwita
danje man, ubwo nyine niyo makuru nawe wumvaga ufite, nta n'icyo bitwaye man. Gusa nyine nuko iriya project ubundi ni njye wayipromotinze mu Rwanda, ndakeka sinzi nimba utanabizi. Rero kandi nyirayo man ni inshuti yanjye bya danje, ajye kuyima ngo ntangire nye promotinge, ni njye wanamushakiye n'abandi baniga bashaka kumufasha kuyipromotinga. Agenda twemerera nyine, hari ibiceri yatwemereye, ako kuko nyine ari njye wari uri imbere, ni njye yahaye menshi. Abandi bo nyine nkajya nanjye mbamenya ukuntu, ku buryo hari n'abadusikaminze bakayarya nyine. Kiriya project ndumva icyizere yampaye man, nta nubwo nyumvamo, ntago nyumvamo scam man. Gusa nta n'ibidanje nyine tu, ubwo buriya ni no gushaka amakuru nta n'icyo biba bitwaye. ya fortune retail, sibyo? Rero abajama barambwiye ati wadukuriye amakuru kuri iyi business ukuntu imeze, sibyo? Rero ngiye nsacinze, ngiye nkoze research ahantu hagiye hatandukanye, bagenda bavuga nyine ko iyi business bite, ubundi business iba scam, bayifata mu rwego, bayishyira mu rwego rw'amaskama cyane cyane iyo domaine yabo iri munsi y'umwaka cyangwa iri munsi y'umwaka. Rero nibyo bintu bituma iyi business n'ubundi ifite ishusho mbi hanze nyine kabisa. Nicyo kibazo pe, ntabwo ari ikibazo cyo kuvuga ngo business ngo ni scam. So rero tuvuye ku ibyo ngibyo, so wanangiwe nyine sometime wari aciye igihe kirekire, ukwezi kose, si ukwezi nemaze nyikoze se, then muko kwezi kwa kabiri business I think ni naho business yahise igendera, niba nibeshye. Nahise nza ubungubu sometime nyine ari ibintu barabyibagiwe, ariko hari umuntu wabinyibukije, mpita nza ndamureba ndamubwira ati imeze gute se, ko tiyeti yame mu kise wamaye ayo nashoye, nyine ngira ngo numve nyine tu, kuko hari igihe umuntu agukubita trust ukavuga ati okay wanamungane wa muntu ashobora kuba yanagutama. Wana ko yahise araza aranseka, arahita ambwira ati nanjye nuko then nawe ati basi sorry nyine tu, nyine urabona ko yahise ngo man murezi yahise anasiba account ye ya Telegram man. Nyine urumva man, ubundi business zose za scam no kuzikora nyine tu, ntukizere business yari yose kwa man. Twebwe nk'abantu baba YouTubers, no muntu mu YouTubers, ariko nyine kwa kundi adakurura amakuru, wumva amagambo avugwa hanze nyine ukiyumvira amagambo ya nyirubwite nyine tu man. Nibyo bintu nyine bituma business ba scam. Njemba nabaye amakuru afatika, ariko abantu bamwe bakaza bagantonkinga ngo ibiki n'ibiki man. Nyine man tujye tureka ibintu nyine tu, tujye tureka ibintu kandi tujye twemera. Niba umuntu agwaye amakuru ujye yemera man. None se njemba ngwaye amakuru mabi man nkwanga bro, nyine nawe rumva ya promoting iyo business bamukubita icyizere. So ariko nyine business zose niko zikora. So rero dore uyu muntu niwe wamamaje business mu Rwanda, anarya n'ibiceri nyine tu, ariko so yaje kublaming ibintu nakoraga, ariko yaje gusanga ko ibyo navugaga ari ukuri. So rero murabona ko nge ibintu nkora byose bifite fact, nubwo waba ari abacanege nyine abantu baza nyine tu, ariko murabona ko TT ni Nyarwanda, nabyo murabibonye murabyumvise, kandi niyo umunyarwanda abantu mwa blamingaga muvuga ngo ibiki n'ibiki murabyiyumviye. So uyu ni umwe mu bantu bamamaje business kugeza nawe yavuze ati umuntu izatwika zazingiye nzamuha amafaranga ariko nyine nawe icyambe nuko yabaye mu bambere yatwitse. So icyo nabwira ngo thank you, we kandi subscribe, ndagushimiye kandi nawe uduha like, ni by'agaciro cyane. So nkuko mubizi amazina yanjye ni Nduwawe Alex, ndabemera for yes.